Banshimwe bacyakomeza masengesho. Ejo twabonye intego y'aya masengesho, impamvu Imana yaduhamagaye mu buryo bw'umwihariko, tudategereje ari amasengesho ngaruka kwezi. Abari hano ejo kugira ngo mumaze kumenya amasengesho icyo agamije. Uyu munsi rero turashaka kureba nubwo abakristu bose bahamagariwe kurwana intambara yo mu mwuka, abakristu bose, amen, bahamagariwe kurwana intambara yo mu mwuka, kuko ni ngombwa iyo ukijijwe winduka umwanzi wa Satani. Rero birumvikana ko intambara iratangira, amen. Ariko mu bakristu nubwo bose bahamagariwe kurwana intambara ya Satani, hari abitwa prayer warrior. Ni ukuvuga ni indwanyi mu masengesho, prayer warrior. Reka dusome izi verse turebe mu Kinyarwanda uko babivuga. Dusomere nko Kuva 15:2-3. Uve mu Kinyarwanda. Uwiteka ni imbaraga zanjye n'indirimbo yanjye, ampindukiye agakiza. Uwo niwe Mana yanjye, nanjye ndayihimbaza. Niyo Mana ya data, nanjye ndayishyira hejuru. Uwiteka ni intwari mu ntambara, Uwiteka ni ryo zina rye, amen. Natwe ni guerrier, warrior. Turashakisha mu Kinyarwanda, namagema reka turashaka mu Kinyarwanda, ariko tukwiye no kwandika kugira ngo umuntu azayumva igitekerezo cyuzuye, amen, haleluya. Prayer muzi ikora amasengesho. Warrior ni kuvuga indwanyi, guerrier. Ni turavuga gute mu Kinyarwanda? Umuntu turashaka kureba Bibiliya icyo ivuga kuri uyu prayer warrior. Ni kuvuga umuntu arwana intambara mu masengesho. Nubwo abakristu bose duhamagariwe kurwana intambara z'Imana, kurwana intambara zo mu mwuka, ariko mu bakristu hariho abarwanyi bo mu ariko mwumvise igitekerezo. Ni ukuvuga ngo abakristu bose bahamagariwe kurwana intambara yo mu mwuka, byanga bikunda. Upfa kuba uvutse ubwa kabiri, intambara iratangira, ko uhinduka umwanzi wa Satani. Bibiliya Pawulo avuga mu Efeso 6:10-18. Mwambara intwaro zose z'Imana, ntago batoranye. Umukristo wese akwiye gukoresha ziriya ntwaro z'Imana. Ariko rero mu bakristo bose, nubwo bose bahamagariwe kurwanya intambara yo mu mwuka, hari abitwa prayer warriors, donc des guerriers. Imana iforma kugira ngo barwane intambara zayo zirenze za zindi umukristo wese arwana. Turaza kubibona. Ariko si mwebwe mu Kinyarwanda namaze kubabwira igitekerezo, ni mushakira ijambo rero. Mu isanzwe n'abarwanyi bwo mu masengesho. Rwose tugiye kwandika titre interpreta confusion, ituma abantu bumva neza ibyo dushaka kuvuga, amen. Ayumvise ushaka ko tuzangaja umuntu afite nuze ya doctora mu Kinyarwanda, okay, turaza kugira saa 10 mumaze kuyitora iryo jambo. Muraza kusiza magema ibitekerezo byanyu. Uza kumva afite uko yavugwa arabimushikiza, hanyuma turaza guhitamo ijambo ryiza. Ariko nibyo twara umwanya ukomeze. Ariko mwumvise igitekerezo, amen. Dawidi aravuga ngo Imana ngo yamutoje intambara. Ngo Imana yatoje Dawidi. Zaburi ya 18:3-4.
niyo ihindura ibirenge byanjye nk'iby'imarakazi, impagarika ku misozi yanjye. Amen. Yigisha amaboko yanjye kurasana, bituma amaboko yanjye afora umuheto w'umuringa. Amen. Zaburi iyi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi ni iya Dawidi, umugaragu w'Uwiteka, wabwiye Uwiteka amagambo y'indirimbo ku munsi Uwiteka yamukirije amaboko y'abanzi be n'aya Sawuli ati Amen. Aha, mwumvise aho yavuye? Ni Zaburi ya Dawidi yashizwe mu ndirimbo bishingiye ku ntambara yanyuzemo. Uwiteka aramuneshereza. Noneho aravuga ko Uwiteka, amen, ariya magambo nyine wavuze. Uwiteka kuri 34 ngo Iran 35, andika 35. Il exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc des reins. Mu Kinyarwanda. Yigisha amaboko yanjye kurasana, bituma amaboko yanjye afora umuheto w'umuringa. Amen. Ngo afora, he trains my hands for battle. My arms can bend no guhina. Bend a bow of bronze. Ni kuvuga ngo Imana iramutoza intambara, amaboko ye ikatoza kurwana kugeza aho ashobora guhina umuringa. Ni ukuvuga ngo afite imbaraga, arahina. Amen. Alléluia. Il exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc des reins. Donc urumva arc, murabona ubona muheto wini niyo munsi maze kubona umuheto hariya abafata. Ni ukuvuga ngo Imana ngo yatoje Dawidi, itoza Dawidi mu buryo amaboko ye, sibyo, ahina umuheto w'umuringa, noneho akarwana intambara adahusha. Bivuga ngo Uwiteka niwe wabaye koca we. Niwe wamukocinze. Uwiteka niwe wamwigishije kurwana. Murabyumva ibyo? Amen. Ngo niwe yamutrainize. He trains my hands for battle. Ngo yigishije amaboko yanjye kurwana. Il exerce mes mains au combat. Amaboko ye Uwiteka yigishije kurwana. Kurumva ni umuheto, gufora no kurasa. Vuga izi ntambara zo mu mwuka nubwo twese duhamagare kuzirwana, ariko bariya bari muri kategori yitwa prayer warriors, aba bindwanyi, Imana mu mwuka wera irabatoza uko barwana n'ukuntu bakoresha intwaro zayo. Wabyumvise? Nibura muri iki cyiciro mufate gutyo ko abakristo bose bahamagare kurwana intambara yo mu mwuka, ko Satani n'umwanzi wabo. Ntabwo bavuga ngo ugiye sinzarwana intambara mu mwuka. Ntabwo ari byo. Upfa kuba wakira agakiza, abadayimoni barakurwanya. Kuva igihe wakiriye Yesu Kristo mu mutima wawe, wahise udeklara intambara kuri Satani. Wahise watura ko wagurutse kurwanya Satani. Nta mahitamo, niko bikwiye kumera. Ariko rero muri abo bakristo bose bari mu ntambara mu buryo bw'umwuka, hari abitwa prayer warriors, hari abitwa abarwanyi bo mu masengesho. Amasengesho y'abarwanyi bo mu mwuka atandukanye n'amasengesho y'umukristo wese. Uyu munsi rero tubashaka kureba iyi kategori y'aba prayer warriors.
y'abo barwanyi bo mu masengesho. Imana ishimwe. Dawidi ni umwe muri abo. Ntiyabyivuge se ngo Uwiteka niwe wamutoje. Yego mu buryo bw'umubiri murumva Dawidi yarwanye intambara, aravuga umuheto, gufura umuheto, sibyo? Sibyo? Hanyuma agahina umuringa, amen, n'amaboko ye ko yatojwe. Ariko mu buryo bw'umwuka Dawidi yari intwarane, indwanyi mu masengesho. Kugeza birumvikana. Guerrier, il était guerrier dans la prière. Yari prayer warrior w'Imana. Haleluya. Prayer warrior w'Imana. Birumvikana kuko Imana ubwayo yitwa mighty warrior. Indwanyi idasanzwe, itagineshwa ku rugamba. Bibiliya y'Icyongereza yita ko Uwiteka ngo ni mighty warrior, ngo ni indwanyi idasanzwe. Dusomere kuri Zaburi 24 umurongo 8. Uwo mwami w'icyubahiro ninde? Ni Uwiteka ufite imbaraga n'amaboko, ni Uwiteka ufite amaboko yo kurwana. Amen. Mubase. Urabona mu Kinyarwanda biraminimije power yo magambo. Amen. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Muroko? Murabyumva mu Gifaransa? Ngo who is this king of glory? The Lord strong and mighty. The Lord mighty in battle. Amen. Cyangwa in war. Ngo Imana ni indwanyi iko idasanzwe mu ntambara. Mighty warrior. Il est vaillant guerrier. Uruzi ko Imana ari indwanyi. Uyu munsi uza kureba rero iyi kategori y'abakristu bitwa indwanyi mu masengesho. Haleluya. Hanyuma uraza nawe kwireba nimba uri umukristo usanzwe mu masengesho asanzwe, nimba Imana ikubara mu ndwanyi. Iyo niyo ntego y'uno munsi. Haleluya. Burya intambara z'Imana, haleluya, hari intambara z'Imana zikeneye indwanyi. Atari usenga uriwe wese. Twese duhamagariwe gusenga, sibyo? Twese duhamagariwe gusenga, ariko mu basenga bose hari abitwa indwanyi, de guerrier. Mu masengesho indwanyi. Ise birumvikana. Amen. Kuko Imana ubwayo yiyisende mighty warrior, indwanyi. Niyo mpamvu yamenyeje Dawidi kurwana, ngo arwane nkayo. Imana yahabwa icyubahiro. Haleluya. Ntabwo ari ibintu biza kuza muza kubireba. Muza kureba benshi mu matorero, sibyo? Iri patoje. Umwana arakina ibyondo. Gutobatoba. Nuvuga abantu benshi, mbabarire nivuga amagambo. Abantu benshi mu matorero abakristo iyo bavuze ngo bari mu masengesho rero baratobatoba ibyondo. Wayibise? Niyo mpamvu nta bintu byinshi bibuja. Wayibise? Niyo mpamvu nta bihome byinshi bahirika. Kuko iyo bihome bikeneye mighty warriors. Bikeneye the guerrier puissant. Haleluya. Indwanyi kabuhariwe. Nitugoshe ijambo ryo mu isi, abo bantu iyo kategori y'indwanyi zo mu masengesho, dukoresheje ijambo ry'isi rikoreshwa mu gisirikare, ni special forces z'Imana, forces speciales z'Imana. Waba uri muri forces speciales y'Imana, wari muri special forces z'Imana, cyangwa uri umuntu utobatoba gusa amasengesho.
Wabizi? Iki gihe turimo nk'uko nababwiye, dukeneye abakristo bose basenge, ariko kandi dukeneye ko noneho indwanyi ziseruka zifite uwo murimo w'indwanyi, kuko abo special forces ntago bazituma mu bintu biri aho gusa, intambara ziraho zisanzwe. Special forces niyo mpamvu bitwa special forces, niyo mpamvu bazita indwanyi zidasanzwe, zitumwa ahantu hakomeye, zikaba zishobora no kudakoresha intwaro ngo zirasa kure, zikaba zishobora kwinjira no mu gice umwanzi yaremo, bakinjiramo bakabafata mbiri. Urumva, baratojwe no kurwana badakoresheje imbunda, batojwe kurwanya ahantu hakenewe urundi rwego rwa tekinike yo kurwana, aho badashobora gutuma umusirikare wese ngo azi kurasa gusa. Force speciale ntabwo bayituma ahariho hose. Buri gihugu mu ngabo zacu gifite urwego rwitwa special forces cyangwa force speciale. Mu Gifaransa murazi ko babita special forces, babita abo bantu n'abasirikare mu bandi ariko mu rundi rwego, bazi ko babita les hommes de choc, niko babita les hommes de choc niko babita. Ntibatinya kwinjira mu gice umwanzi arimo. Ayibizi? Nubona Israel irarwana na Hamas, baratwaye Abisirayeli barabatwara iwabo muri Gaza, cyagiye Hamas yateye Israel, batwaye imbohe, abakecuru, abana, abasaza tusa. Yesu bamwe barapfuye, abandi baracyari bafite, sibyo? Rero kugira ngo Israel igende ibohore bariya abantu bayo, batumye les hommes de choc, batumye special forces, nibo binjiye hariya. Amen, haleluya, haleluya. Wayumvise? Binjiramo za tunnel za Gaza, hariya mu kuzimu hariya barinjiramo. Bivuga ngo nicyo batojwe, nicyo biyemeje. Ntabwo bavuga ngo araragoye turashobora kwapfira. Ekada, turaza kubireba na mindset y'abakristo nkabo, uko ubwonko bwaho bukora. Mwibaza ko ibyo ubwamene kuza hano gusa tuba tukabyina? Harimo principe z'igisirikare mu bwami bw'Imana, kuko Imana ubwayo yitwa mighty warrior, indwanyi nkuru y'ikirenga kabuhariwe. Imana yawe yitwa indwanyi kabuhariwe. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya, amen. Ntabwo rero twese turaho gusa, twese twamagwe gusenga, ariko hari ahantu Imana ishaka rero abo abari bahaguruka kugira ngo basenge, kandi ku neza y'ubwoko bw'Imana, ku neza y'ubwami bw'Imana. Amen. Babita les hommes de choc. Hagutuma rero wese binjira ari nk'ijana, mwabyumvise, kugira ngo bakore uwo murimo uri special, bakore umurimo udasanzwe, ukeneye ubutwari budasanzwe, bagaruze wenda abantu b'icyo gihugu batwawe imbohe, sibyo? Babagaruze badapfuye, bakinjira ari ijana mu gice cy'umwanzi, sibyo? Bagasohokamo ari 80, 20 bakahagwa. Ariko ntabwo bazigira bavuga ngo ko bariya bapfuye ngiye mbivuyemo. Niyo mpamvu bitwa special forces, force spéciale, les hommes de choc. Abo rero batuma muri mission zikomeye. Rero n'ubwami bw'Imana ibiba mu isi ni ishusho ibyo mu mwuka.
none se Imana yagira gusa abasirikare gusa mu rwego rumwe bwo kurasa kwa mbari? Kuko ise Imana itagira special forces zayo mu isi y'umwuka, kurwanya intambara yo mu mwuka. Amen. Nimba umusirikare yitwa umukristo yitwa umusirikare, uvuga ngo hari igisirikare cy'Imana. Imana yitwa Yahweh Sabaoth. Oje nanga kuvuga Yehova. Nebaga impamvu? Ntabwo ari Imana yazanye Jehova. Abisirayeli bagiye Babuloni bahura na za ndimi za hariya, noneho kugira ngo baniproteje, noneho Yahweh, noneho hindukaje Jehova, ariko Imana yitwa Yahweh. Jehova ntabwo ari, nubwo babivuga bayane, ni Yahweh Sabaoth. Cyongereza Yahweh Sabaoth. 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 Yahweh. Nukuvuga iki? Bwana wa majeshi mu Kiswahili. Mfata Biblia Kiswahili ari Yahweh Sabaoth ni Bwana wa majeshi. The Lord of hosts. Witeka nyiri ingabo. Afite ingabo. Afite ingabo mu ijuru, afite ingabo no mu isi. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Rero nimba rero Uwiteka yitwa Uwiteka nyiri ingabo, ubwo afite ingabo. Nimba afite ingabo zifite amakategori. Amen. Hari izisanzwe, hari n'izindi zidasanzwe, na n'iz'Imana igikoresha iyo intambara z'abadayimoni ziri mu rundi rwego. Tuvuge iri torero riratewe n'abadayimoni. Wabyumvise? Mu buryo bajya batera, ariko iyo bateye mu buryo bo mu rundi rwego. Murabyumva? Aho rero ntabwo hakeneye gusa ingabo zisanzwe z'abakristo basenga. Hakeneye basenge yego, ariko hakwiye kuba rero na special forces. Hakwiye kuba rero zandwanya prayer warriors, bagahaguruka bagasenga. Abo ntibajya baruhuka kandi ntibajya bahagarika ngo byananiranye. Kandi nubwo bataramporta victoire ako kanya, nubwo batabona intsinzi ako kanya, ntabwo bajya bashidikanya, ntabwo bajya badepoza mu Cyongereza, ntabwo bajya bagiving up. Ahubwo igihe cyose moto yabo, devise yabo ni imwe gusa, moving forward. Uguma bajya imbere. Haleluya. Uguma bajya imbere. Dukeneye kubona prayer warriors z'Imana, indwanyi z'Imana mu masengesho. Haleluya. Kandi muri mwe zirahari, nimugire ikibazo. Ntabwo ari bose, ariko zirahari. Muraza kubona, uzimenya gute? Uyu munsi umwese araza kumenya aho yishira. Amen. Nimba uri umurwanyi, uri umugabo isa zisanzwe, cyangwa nimba uri mu ndwanyi kabuhariwe z'Uwiteka Nyiringabo, Satani yatera, Imana igakonta kuri wowe. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Amen. Mwanyumvise ibyo? Imana ikeneye les hommes et les femmes de choc. Haleluya. Imana ikavuga ati ndafite aba prayer warriors banjye, ndafite les guerriers. Je peux compter sur ces gens. Bari abantu ndabizera yuko barwana intambara kugeza aho bayinesha. Imana ishimwe. Ibyo birumvikana? Ninde wigishije amaboko ya Dawidi kurwana? Uwiteka Nyiringabo. Ngo Uwiteka Nyiringabo yitwa nde? Intwari ku rugamba, indwanyi ihambaye, mighty warrior. Uwo ni Imana. Haleluya. Amen. Bene abo bakristo ntabwo bajya bacika intege. Igitero uko kimeze kose cy'abadayimoni ntabwo kibakanga. Amen. Haleluya. Ya bindi byanyu ngo mu materaniro, hanyuma ngo hari umuntu muzi ngo muri quartier ngo umurozi, ngo none ngo yaje
hanyuma mugahitamo ku mutima mukajyana ingo ati turapfuye turashize rero ati uriya rero uti none se azakizwa ate atabaganye mwebwe? None se ari umuntu Imana yavuze ngo uriya we ntazakizwa? Bibaye bityo na Sawuli nawe ntiyari gukizwa uko yicaga abakristo. Murabona rero ikibazo ibi babwiye se muze kwibona ngo bamwirukana uriya ngo n'umurozi. Ikibazo komeye. Nivuga ngo tukiye kumenya ibiba mu isi y'umwuka, tukamenya Imana yuko ifite mu ngabo zayo zo ku isi ari bo bakristo, ifite urwego rw'abarwanyi kabuhariwe. Imana ntabwo icyubahiro. Reka tukomeze. Zefaniya nawe aravuga Uwiteka nk'indwanyi kabuhariwe. Zefaniya ibice 3:17. Uwiteka Imana yawe iri muri wowe imbere, ni intwari kandi irakiza, izakwishimana inezerewe, izaruhukira mu rukundo rwayo, izakunezererwa iririmba. Amen. L'Éternel ton Dieu est au milieu de toi. Imana yabwira icyo iri cyo mu bwoko bwayo, icyo iri cyo hagati y'ubwoko bwayo, icyo iri cyo mu bwoko bwayo muri Israel. Umviriza Imana icyo yivuga ikiri cyo hagati y'ubwoko bwayo muri Israel. Icyo gihe uno musiri mu itorero ngo l'Éternel ton Dieu est au milieu de toi. Église, l'Éternel ton Dieu est au milieu de toi. Comme un héros qui sauve, nk'intwari ikiza, il fera de toi sa plus grande joie, izakunezererwa, il gardera le silence dans son amour. Ni ukuvuga ngo kubw'urukundo igukunda. Amen. Ntabwo izajya ngo igukange, il va garder le silence. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Ni ukuvuga ngo ibi imbere byayo, amarangamutima yayo, wanyumvise, azaba yuzuyemo urukundo igukunda, transport d'allégresse, ibyishimo. Imana izakwishimira. Wanyumvise. None iri hagati ya Israel nkande nk'intwari. Umva mu Cyongereza, the Lord your God is with you, the mighty warrior, obviously, who saves. He will take great delight in you. In his love he will no longer rebuke you, but will rejoice over you with singing. Ni ukuvuga ngo Imana hano yiswe indwanyi isumba zose, mighty warrior. Ngo Imana mu bwoko bwayo yigaragaje muri Zefaniya nk'indwanyi. Kubera iki? Kubera ko ubwoko bwayo bwamye mu ntambara. Bakwiye kumenya Imana muri bo imeze gute. Ni nyantege nk'ese, ntabwo ifite amaboko, itsinda urugamba rumwe ikaneshwa urundi. Hari intambara zizagurukira ubwoko bw'Imana, Imana muri bo idashobora kurwana. Hano Zefaniya ariwe aravuga Imana icyo iri cyo mu bwoko bw'Imana. Imana ishimwe. Nimba turi hano, nimba Imana muri twebwe, dore iri jambo murimenye. Hagati yacu hari indwanyi isumba zose, tageneshwa, yiswe intwari ikiza, ni Uwiteka Nyiringabo, héros qui sauve. Urumva? L'Éternel ton Dieu est au milieu de toi. Ngo Uwiteka Imana yawe iri hagati muri wowe Israel, muri wowe itorero. Dore ko yivuga, il est au milieu de toi comme un héros qui sauve, intwari ikiza. Il fera de toi sa plus grande joie, izakunezererwa, izakwishimira. Ona ari yavuze un héros qui sauve, ari mu Cyongereza ngo mighty warrior. Uvuga ngo hano ni igitekerezo igaragaza ko Imana muri twebwe, amen, ni indwanyi ikiza. Apana ingonyero yose, mighty, ifite imbaraga, ifite amaboko, itagineshwa. Igihe cyose Israeli yari mu rugendo ijya muri Kanani, igihe cyose bari mu busabane nayo, batayirakaje, bumvira amategeko yayo,
Imana yahindishaga imishitsi ayandi mahanga, bakumva ko Isirayeli iri mu nzira igana mu gihugu cyabo, bagahindura imishitsi, ko Imana muri bo yahindishaga imishitsi abanzi ba Isirayeli. Mu isi y'umwuka rero, ko tutarwana n'abanyamara amaraso, Imana muri twebwe mu isi y'umwuka, haleluya, yari kwiye guhindisha imishitsi y'abadayimoni, haleluya. Ariko se mu itorero abadayimoni bahinda imishitsi? Ibibazo bikomeye. Dukwiye gutekereza kuri ibi. Reka dufate iminota 5 dutekereze kuri Zefaniya 3:17. Imana muri twe ni iki? Imana muri wowe ni iki? Imana mu rugo rwawe ni iki? Imana muri business yawe ni iki? Wibaze Imana muri wowe, mu muryango wawe, mu byo ukora, mu nzu y'Imana, amen, ni iki? Ugereranije na Zefaniya 3:17, atubwiye hano ngo ni mighty warrior, vaillant guerrier, puissant guerrier. Ese niko biri umunsi mu buzima bwawe? Niko biri? Ese ufite Imana ifite ibigwi byo kuba indwanyi kabuhariwe? Iri ryo jambo Imana yamaye nijoro. Ndabwo noneho ndavuga iki? Babwire ko shaka muri bo prayer warriors, shaka abantu b'indwanyi mu masengesho. Nyuma tuza kubona barangwa n'iki, wabamenya ute, n'iki bagaragaza, tuza kubibona. Ariko banza utekereze rero Zefaniya 3:17. Imana ishimwe. Imana nimba iri muri twebwe nkuko Zefaniya ayivuga, amen, 3:17, mwabyumvise? Ibi bintu byose bijya bidutera ubwoba, ibi ntago bigenda, ibi bintu bigenda bikazenguruka nko muri roundabout hariya kuri rond-point, byashira. Nituramenya Imana muri twe iyo ariyo, amen. Imana muri jye iyo ariyo, Imana mu muryango wanjye iyo ariyo, Imana muri business zanjye iyo ariyo. Imana ihabwa icyubahiro, haleluya. Ubwo ati noneho ngo ejo bazanyuza liste mu kazi, ngo abantu bashaka kugabanya, ngo naho ndi nshobora kuba ndimo, abantu kaguma barira baganye bagira gute. Hakwiye kuba indwanyi. Twita dufata iyo dosiye yo mu Kristo mwene data, uko we ashobora kuba atari indwanyi, warasenga gusa, sibyo, ugafata dosiye ati witinya, amen, wezana iyo dosiye hano, amen. Imana muri twe ni mighty warrior, ni indwanyi, haleluya. Iraza kwigaragaza mu kazi kawe, haleluya. Mu rugo rwose ntago bikigenda, biki umugabo yashaje no gutontoma gusa, ariko n'abagore sigatontoma, sibyo? Ibaze urugo rumoma gusa baratontoma, ni kibazo. Iyo byose rero nitutahura Imana muri twe, Zefaniya 3:17, ariko Imana yo ni kwiri, ariko yavuze ngo irashaka noneho muri twe ibabone amameze nkayo, mighty warrior, amen. Irashaka no muri twe ibone indwanyi mu masengesho. Irashaka itubone indwanyi masengesho. Ko Dawidi Imana yaramubonye, niyo mpamvu yavuze ngo nabonye Dawidi umugabo wanejeje umutima wanjye. Nibaze, nabonye Dawidi ngo umugabo wanejeje umutima wanjye. Kuko yanejeje umutima w'Imana, kuko hariho karakteri y'Imana Imana yabonye muri Dawidi, amen, haleluya. Yamubonyemo umugabo w'imbabazi, amen, umugabo atagira inzika, amen. Nawe amugiriye nabi, igihe yahungaga agarutse yaravuze ngo imbabazi ntawe upfa uyu munsi muri Isirayeli, ni umunsi w'ibyishimo. Ngo se sinzi ko ndi umwami, amen. Ntago najya guhana uriya ngo yagiye nkwanuka, igihe Abusalomu mwana wanjye yigumuye kuri jye, sibyo? Yigometse, oya, na humura, ntago uri bupfe. Mumuzi Shimiya, ni mumuzi, ntago uri bupfe. Ingabo za Dawidi zamusabiraga gupfa, ati yambwa ngiyi yagiye tukumwa umwami, ntabwo ni mututse, niko birivuga, ngo imbwa ikwiye gupfa. Rero batoya, nta muntu akwiye gupfa, amen.
hamwe n'ibindi biranga Imana byabonetse muri Dawidi, karagiteri y'Imana, harimo no kubindwa indwanyi, atarwanya intambara ze bwite, intambara z'Uwiteka. Haleluya. Umugore wa Nabali, Abigayeli, haleluya, yaravuze ati mwami, ntibikabeho kumena amaraso yamuze ati Nabali yamuze ngo ni kigoryi, numena amaraso ya kigoryi, ati kuko urwana intambara z'Uwiteka. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Je ndumva ko muri iminsi turashaka dukubite Satani. Haleluya. Turashaka dusenye ibirindiro by'abadayimoni. Haleluya. Kandi umwami ni wari bubikore. Araza kudutoza intambara nka Dawidi. Zaburi ya kangahe? 3. Muifate mu mutwe. Mubwite mwami nkuko watoje Dawidi amaboko ye kurwanya intambara no gufora neza. Amen. Kugizaho agonda. Amen. Haleluya. Umuheto wiki umuringa, nanjye utoze amaboko yanjye kurwanya intambara zawe. Ayo. Hanyuma ni wisanga rero uri muri abo bitwa indwanyi zo mu masengesho, uzamenye uriwe. Haleluya. Ariko nimba utibonamo ntacyo uzaba uri mu basikari basanzwe barwanya intambara zisanzwe. Sibyo? Zoroshe n'iziki ziciriritse. Ariko ziriya zikomeye ntabwo wazijyamo, kuko ukwiye kuba ufite qualification, ukwiye kuba ufite ibintu bikuranga. Turaza kubona ibiranga abantu nk'abariya. Imana ishimwe. Hanyuma uyu munsi rero haraza kuba ijonjora. Nta muntu ari bukujonjore, wowe uri ijonjoro bwawe. Nta muntu azakubuza kuza gusenga, ariko uzabuzi kategori urimo. Haleluya. Ata yewe mu homme de choc, femme de choc nago ndimo.